Isi gahunda ziracyakomeje, turacyari kumwe n'umuhungu wacu, umuhungu wanjye, my brother. Yes so day in life, umunsi twatembereye ku mazi n'iki wacu kabisa, mwaje kunsura mu turoba n'agafi n'iki, dukora n'umuziki. Man, I feel great right now. Respect bro. I feel great kabisa kwaje kunsura man. Ibyo gaciro kwaje kunsura. Nizere ko nakwakiriye neza. Bro, njye ndi kumva ndigumira hano ahubwo. Uko birenze, kwirobera agafi hano tukakarya, ubundi tugahita tujya muri stu tugakora umuziki, ubundi tugahita twicara kuri ntuza tugaklika tugakorera umufungo. Yani karibu man. Twaganiriye ku bintu byinshi. Nubwo nyine turi kuganira imvura iragwa, ani imvura iwarirwa buri munsi. Kagira gutya ngo kakinagamo. Bila mpango. Kandi iby'agaciro bro. Imvura ni umugisha. Niko bavuga ngo imvura ni umugisha. Akenshi imvura nayikeneye. Imvura umutwe iramvura. Rain therapy, you should have some rain therapy. Ariko ziko hari no n'abajama bajya bamwe ati burya imvura iri kugushora no kugenda mu kwinyagiza tu. Gahagararamo nyine nk'iminota ingahe, si ngombwa ngo umaremo igihe kinini, nk'amasegonda minota cyangwa minota nyine ikagukubita imvura tu. Ku bantu bakunda imvura na therapy nyine kakuvura imitsi imwe n'imwe izamura ibitekerezo mu mutwe. Hari imvura n'izuba nabyo byose urumva ko bikorana byose umuntu aba bikeneye mu mubiri we n'iki. Wari uri kuvuga ko twaganiye ku bintu byinshi, ejo twari turi kuganira kuri growth, mu gukura mu buzima. Turi kuvuga ati hari outside and inside, you know. Muri wowe wari kumbwira ati ikintu cy'ingenzi cya mbere ni inside, you know, the outlook, umuntu abona nyine superficial ngo mu musatsi ngo iki. Ibyo ni ibintu umuntu ahita kujudgingira ariko atazi kirimo imbere tu. Kura mu mutwe nibyo bya mbere tu. Kubera ko iyo ukuze mu mutwe no hanze harakura. Kura hanze sinzi ukuntu binagaragara, kubera ko njye ntabwo nabona ko kuze cyangwa se ufite ubwenge hanze mu gihagararo muremure cyangwa wazanye imvi. Ko umeze kose, niba ufite izo dreads cyangwa se ufite inweri cyangwa se ufite izindi bolo wisukishije, ubundi at the end of the day ni solo ball mu mutwe. Kandi gukura mu mutwe ni ibintu by'agaciro, ni n'isomo rikomeye cyane. No kuvuga ku gutera intambwe ukava mu cyiciro cy'abangavu ukajya mu bagabo, ari ibintu bikomeye cyane. Ibyo ntabwo ariko bigendera ku myaka, bigendera no kuri action z'umuntu cyangwa ibitekerezo cyangwa ibikorwa uri umuntu ari gukora. Ushobora kuba ufite imyaka 18 ariko ukagira 40 mu mutwe. Gufata umwanzuro wo gutera intambwe yo kuva mu bwangavu cyangwa se kuva mu gutinya ukaba umuntu w'umugabo. Muri no minsi se Ririmba bibera hano ahantu hatari urusaku n'iki ni nk'ibintu nka 3 cyangwa 4 bikokipa bya hatari, uvuga ati njyewe urumva okay, of course hari umuziki, urumva hari no gushaka the mula. Besides those two, ni ikihe kintu kindi uvuga ngo uhugiraho tu? Ugira kuri meditation. Medita bya hatari, gutekereza cyane. Kuba nabona ahantu hatuje ndi kumva inyoni gusa zivuga, kumva amazi, sound n'ingi y'amazi, nkatekereza cyane. Bigatuma nyine mpanga nshyira ku murongo ibyo ngomba gushyira ku murongo. Ndibuka cyane najya mu muziki, nagiraga igihe cyo kujya natangira music cyane. Nagiraga igihe cyo gupanga ibintu byanjye nkabishyira ku murongo, kubera ko nabaga mfite uwo mwanya. And then mva mu rugo mvuye home, biba ngombwa ko njya street n'iki, ariko nongeye no gukora ku bintu byanjye. Ndavuga ati none reka nanjye ngura umwanya wanjye, ngura umwanya wo gutekereza, ngura umwanya wo kumedita. Njye mbona umwanya nze kuri beach ntekereze, njye mbona umwanya njye muri forest, njye mu ishyamba, njye mbona umwanya njye kureba ibirunga ahantu hatuje, bashe gutekereza no gushyira ibintu ku murongo cyane. Kuko njye mfite ibintu byinshi byo gushyira ku murongo. Njye mfite iyo music yo gushyira ku murongo, mfite amasite yo gukora, mfite buri kimwe cyose kandi ngomba kugishyira ku murongo. Rero ndi muri Zagara
ndi muri za shows ziva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ibyo ntabwo nabishyira ku murongo ariko kuba ndi ahangaha ahantu hatuje nk'ahangaha bifasha gushyira ibintu ku murongo bikamfasha no kwitekerezaho no kwiteza imbere kuko nimba mbonye imvura y'ibiceri byanjye uyu munsi byinshi imvura igahita igwa byakanga byakunda ndaba ndi home ntabwo ndaza kugenda mu mvura ndaba ndi home ndi gutekereza uburyo noneho ibyo biceri ngiye kubibyaza umusaruro bitandukanye n'iyo nyiri i Kigali nabonaga ibiceri kabisa ewana nkahita nikaraga n'imvura yaba iri kugwa n'iki ntabwo wabura kwikaraga i Kigali ewana urabizi nawe kumubara tubwira bakamuva ati papa n'iki ufite abaji mwakuranye benshi cyane mwamenyeranye cyane sohoka muri karitsiye ukabona abaji nk'igihumbi murazi nanditse ariko how do you take this ukuntu umuntu abona ko wenda ntabwo ari kubibona muri wowe ni growth ni ugukura no guhindura icyiciro kimwe ujya mu kindi ariko hari izindi critics zo ku ruhande umuntu avuga usigaye wiyemera warahindutse Ririmba wagize gute n'iki ibyo ubitandukanya gute kuko biraba cyane kuko wowe ushaka kwiteza imbere ushaka kuva mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi ugatangira gutekereza ibindi kuko biriya umaze kubirambirwa umaze kubihaga ariko critics zikaza zivuga ati we warahindutse sigaye wiyemera n'iki ibyo ni ibintu bisanzwe nk'izo critics izo nizo zikwereka ko nyine wateye indi nama ako kantu atari izo critics n'ubundi ntabwo wabona ko wagize aho uva nawe ugera ugomba kugira critics abantu bavuga ati warahindutse bakanakubwira uko wahindutse kuko batakikubona uko bashaka kukubona nta ni choice ufite kuko nudakura nyine uzakomeza ubimbwa nyine ukomeza uraho ngaho kandi gukura ni ukubyiga guhora ubivuga cyane guhora ubyihatamo cyane ntabwo ari ikintu wicara ngo ndakuze baye umuntu w'umugabo noneho avuga ati ba bantu bariya bacaca twajyaga duhuza kubera ko twahuzaga kubera mu cyo kunywa cyangwa iki n'iki nimba utakibikora ugahita bavuga ati warahindutse n'iki ariko ugahita ubona ati icyo bari bagukeneyeho nuko mwahurizaga muri iyi situation iyo situation iramutse itariho ntago mukiri inshuti numva ngiye ko Imana ibigufiteho n'umugambi kubera ko birikora nimba wavuzaga n'abaji kubera ibyo bintu bidafite ikintu bishingiyeho ntimwongere guhuza ibintu byikora wowe ni nk'amahirwe ubugize impano kuko gukura nabyo ni impano y'Imana hari abadakura bagakomeza muri yo cyangwa se bakanakura ukabona umuntu w'umugabo afite uruhara ariko umurusha ubwenge ari muri turudaje ari gushaka kujya muri bwa buzima wowe wavuyemo n'ubusazi Imana n'ubusazi ugomba gushyira ibuye kurindi ukamuvinga kuri level Imana iyo yagoye iyo mpano yo kumva ko ugomba guhinduka ukava aho uri ukajya ahandi kandi njye ndabowa cyane ku bantu hamwe birambowa cyane subizi niba nibyo twatuye kubivuga muri music ukuntu njye ntajya nguma ahantu hamwe ebana mba ngomba kwita moving expanding nyine nkavuga ati what can I do ni kuri kiboro kandi I know icyo nshaka icyo nyine ndakizi noneho n'ikibuga turimo dusaba gukura cyane kuko nicyo gihe ntabwo ari igihe cyo kurya show iki cyo gukura ukareka abapeti bakarya show nawe waraziriye none se niki tutazi ibyo tuzi ibintu byose tuzi amashusho yose abaho indaya zose turazizi uko byumva Imana tuzi ibiyobyabwenge byose bibaho this is time to grow up ku bantu turi mu kigero kimwe kubera ko njye nimba turi mu kigero kimwe simbone impinduka ni ibintu byikora kwanza nta n'indi choice ufite nta n'indi mahitamo mfite nimba nguhamagara giti ni za pull-up zisanzwe ntabwo ndi kuguhamagara mbwira ati hano business imeze gutya hano online bimeze gutya n'iki icyo gihe nawe ya phone hari igihe itangira gusona ukajya uvuga ati ni bya bindi ugahita ugatereka hasi urumva ibiganiro biba ugomba guhinduka urumva ibyo biganiro bigomba n'ibikorwa bigahinduka kuko wamunga niyo uvuye mu cyiciro kimwe ujya mu kindi ntabwo wagumye utekereza kwa kundi ngo expecting a different result ni ibintu byikora ni ibintu byikora kereka ntabwo utabishaka
ku muntu utabishaka se cyangwa se ku hari n'abacaca batabishaka bakashaka kwikwamira muri izo vibe bro. Kubera ko kuba life ikakujyana muri bwa buzima bwo guhinduka ariko wowe nawe ukabukurura wigumira hahandi muri comfort zone. Kubera ko kuba umuntu w'umugabo ni ibintu biharanirwa. Urabyiga ukumva nyine ibintu bikurimo, Imana ikuba niyo mana yo kuba umuntu w'umugabo kandi biragufasha cyane. Biraharanirwa bya hatari, ubuhanga, ubumenyi, ubushishozi byose ukagenda ubivanga. Biragufasha cyane. None se muri iyo time yo kumuvinga kuri ya level imwe ujya ku yindi, ngiye numva ko habaho ikintu bita lonely time spending cyane uri wenyine. Icyo kintu ahubwo ni nacyo kintu njye mba numva abantu batinya kuvuga ati noneho nimba narimenyereye ubu weekend ndi kumwe n'abajama n'iki, noneho weekend bwo ngiye kumara ndi njyenyine, ukaba bored ukagira gute. Wowe ibyo wenda ubu ngubu ushobora kuba warabirenze utacyumva ngo ariko hari time yagezaho nk'igihe cya mbere ukavuga ati aka weekend kamwe ndi njyenyine, akandi ka weekend ndi chill, ako se ubu wagira gute wasubira hari iyo lonely time. Ngiye numva iracalenginga bya hatari kumva ngo I'm okay with being with myself. Icyumweru kigashira ntuje, nta kuvuga ngo nagize gutya you know. Guhinduka se cyangwa kuba umuntu w'umugabo ntabwo bivuze ngo uriho kuvugisha abantu bose, uriho kuvugisha nk'abana cyangwa se nk'abantu mutari mu rugero rumwe. Ushobora gufata time ugasura inshuti zawe. Mbere twabaga turi kumwe the whole week, turi gukora same shit, twese turi mu dufite intumbero imwe, intumbero yo kujya hayi twese. Ariko today ushobora gufata umwanya wawe ukavuga ati reka njye gusura za nshuti zanjye ku mugaragaro, ziriya ariyo ukavuga ati reka tuganire uyu munsi, za nshuti mwagendanye. Kuba mu rugendo rwo gukura cyangwa se mu rugendo rwo kuba umuntu w'umugabo, ntabwo wabura abo mujyana, none ntihabura n'abatabishaka bakomeza ubwo buzima bwabo. Ntabwo bivuze ngo ubwo buzima bwabo mugende bibabuza, kuko bo nicyo gihe cyabo baracyaryohewe, sibyo? Niyo moment yabo. Kandi nimuhura ntabwo bizababuza kuganira, ahubwo uburyo muri attached, uburyo muhoranamo agakungu, uburyo mugirana agakungu, ibyo nibyo biba bigomba kurangira. Dushobora kuba twari inshuti muri ubwo butini bwacu, tukayadura tukaganira, ariko ntihabeho agakungu gang. Ntihabeho gang. Niyo mpamvu nakubwira ati buri kintu cyose ni 50-50. Ugomba kubalansinga ukavuga ati mfite inshuti zanjye, ntabwo ushobora kwanga abantu ngo nuko ngo badakura, ahubwo ugomba kuba urugero rwiza, ukababa hafi, ukabaha support, kuko hari igihe umuntu ushobora kukubaza ati ese nabikora gute, ese nabigeraho gute. Ahubwo icyo ugomba gukora ni kagakundi mwagiranaga, ugomba gufata time yafaga ubusa, igihe cyafaga ubusa ukayi ugashyiramo ibindi bintu bifite akamaro, kandi birahari byinshi. Hari ibintu byinshi byo kwiga, hari akazi kenshi ko gukora. Tuvuye kuri music, kubera ko music niyo yabo nyikora nk'ikintu ngo nshaka kwiga, nshaka kukigira cyane. Music isigaye yikora nk'ibintu nzi, ibintu ufata umwanya wanjye nkavuga ati nimba ngiye ari abo ndaza gukora verse nkore n'iki birangire dukore beat. Ariko tugiye ku bundi buzima busanzwe n'ibintu nifuza gukora, biransaba kugenda nkiga nkaba concentrated. Ntabwo rero byambuza gufata umwanya umwe muri weekend ngo ngende nganire n'inshuti, urebe ibyo bamaze kujyaho cyangwa ariko byumva wowe muri ubwo butini bwawe no mu bwangavu bwawe no muri bw'iki bwawe bwose, you live. Kandi ntabwo bimbuza kubana nawe, ahubwo agakungu ngirana nawe se cyangwa se uburyo twari tubanyemo mbere nibwo biba bigomba kuba. Ikindi kuba alone, kuba wenyine ku muntu w'umugabo, icyo gihe niba utangiye kuba umuntu w'umugabo, iyo niyo sign, nicyo kimenyetso cyo kuba umuntu w'umugabo. Kubaho wenyine, kuko n'ubundi at the end of the day you are alone, it's all about the money, and uzisanga uri wenyine ku gitanda uri gutekereza ibintu byawe. Kiriya gihe rero uri gutekereza ibintu byawe uri wenyine, kiriya nicyo gihe cya nyacyo. Iyo uri kumwe n'abandi uri kumwe n'abandi nyine, mwayagaye muri kuganira ibiki byose, ariko iyo uri wenyine, that's the real time, that's the growth part. That's the growth part. Hariya niho uzamenya, niho ugomba gutekereza kumva kuri wenyine nyine, uri wenyine nyine. Baravuga ngo burya hari akantu bajya bavuga ati ngo decision ufata uri wenyine
nizo zikugira umugabo. Kuko nyine uri wenyine bro, iyo uri wenyine that's the real time, je niko mbyumva. Kuko ushobora kuba uri kumwe n'abantu ugapretendinga kuba nice ugapretendinga iki ariko waba uri wenyine ugasanga uri yizi wowe ubwawe cyangwa uri ku gitanda cyawe uri wenyine uri gutekereza cyane ni icyanya cyo bro. None you have respect kavuga ati okay none ndi jyenyine what's next, what's gonna happen to me tomorrow. Ndicara nirebera ubu YouTube hano birangire cyangwa nda click ni educating nshaka ibintu iri wenyine soma igitabo ujye guhikinga ujye muri nature meditate nugira ubumenyi bwawe niho ugira ubumenyi bwawe. Ngende kwibaza rero muri no minsi ubu ngubu umuziki tugiye kumva kuva kwa Ririmba noneho nitwa Ririmba album imaze minsi abantu barayino n'iki was different time wari uri mentally wari uri no mu yindi vibe you know ubu noneho mentally uri mu different vibe umuziki tugiye kumva noneho se noneho muri no minsi na amasomo menshi ni ibitabo byinshi ni umuziki mugiye kumva ni art for umuntu yafatiye igihe kirekire bya danje ufashe igihe cyo kubyigaho ni art of course irimo gukura uzigera uguramo amafaranga ibyo nibibaho uzigera ugurana ibiceri igihe cyose uzaba unsanga ni ibiceri uzasanga I'm talking about money I'm talking about life growth and some art akajyamo na art ikindi music yo ni don't worry got you anytime imana ikomeza kumva ubuzima ikaba amahirwe yo kubaho you get some good music no doubt about that. Ngiye kwita cyane kuri singing rap sings that's rap sing. Ugiye kutuza mu dutamo ama melody menshi n'iki cyane ibiceri byinshi cyane niyo mpamvu wahinduye akaruka isaka usigaye afite akaruka kaba ibintu byikora amana nawe umunsi uzajya kumva uwo munsi sirakurambye reka usege nabyuka igihe papa ariko ntawe wamenya nyine for me ndashaka kureba ko ndi rasta no ku mutima ako kana atari kuri dress kubera ko mwana umuci wese akanyita rasta nabwo kusungundi rasta mukanya ngari kuma ndi kumushiruriza kumwanyina urashaka kureba se ni ku mutima nibyo kubera ko mfite dress ku mutwe abantu umuci wese rasta n'ababikumenyereramo ikindi kandi no look ikintu iri kuma ntabwo iri kuma attention nyinshi cyane which I don't need aho uciye umuntu wakebukaga wese agatavuga ati nari maze kubona abaji bose basa nkanjye man bagana bose abaji barasa nkanjye cyangwa aho uciye mu isoko cyangwa witembera ku muhanda buri wese ari kundeba agatavuga ati rasta ariko ubu ngubu mujene wigenda kumugeza ku mihanda cyo nkabona nta muntu unyitayeho bro which is good ntabwo ukeneye iyo tension ntabwo nkeneye attention cyane uri kubyumva ndi kwikorera akantu hariya uri kundeba urumva nayo nyine yatayemo yo kuba loki ariko binagufasha nyine kwikorera movement zawe utagenda wikandagira utavuga ati se ndajya ahangaha imisatsi nabirenze man ibintu bivaho bikongera kigakora byose ni ibintu bikura ni you know damn bro it's always good to link up with you last time ushize tugaburira intumbero yacu n'abandi bantu badukurikira crazy twaganiriye ku bintu abaji babivugaho cyane bunashimije abaji ariko ikintu nakubwira ni kimwe man jewe mvuga nyine ikindi mu man mvuga icyo ngomba kuvuga bro wowe n'uwumva nyine bibi kubabaje kuri mu man that's me ariko bariya baravuga ngo ukuri kurababaza rimwe na rimwe hari nubwo nakuvuze kidagiye narihanganye byataye burya narihanganye wavuze nka 20% ya 20% waze 80% ntabwo nayivuze ariko ntabwo umuntu agomba kuva ahantu hamwe akagira ahandi agira tu what we talked about last time it's not what we're talking about right now right we're talking about some different shit type shit kandi reka nkubwire hari ibintu bibiri cyangwa bitatu bibiri nakuye muri ya conversation cyambere ntago ari kuvuga ngo twahuye uvuga ati ngiye
gushyira abantu ku gutya na gutya cyangwa ngiye no Yeah. we wari uri kuvuga life ya moment Yeah, yawe yeah. you know Yeah, n'amasomo kind of wagiye yeah. gukura mu bantu bari iruhande rwawe n'ibyo wagiye wiga. Icya kabiri hari umuntu wabibonye akagira ikintu kinini akuramo kuko abantu benshi naganiriye nabo bampa feedback. It was a positive vibe. Njye nta n'umuntu nari nahura nawe umbwira negative thing about that because avuga ati man ibintu mwari muri kuvuga n'ubu biri kuba. Hari n'umuntu nahuye nawe ejo bundi arambwira ati yo n'umwaka umwe n'igice bya bintu nanjye ndi kubibona mwari muri kubivugamo biganira ariko that was reality, that was the truth. Thank you for for talking about that. Mwarakoze kuba mwarabivugaje kuko hari ikintu byagize gute umuntu cyamuhinduyeho. Icya gatatu erega ntago wahimba uwuriwe n'uwo muntu nimba yariyumvisha akiyumvamo akavuga ati aramvuze n'iki cyangwa agize gutya ubwo ku mutima we hari impamvu yacyakiriye gutyo. Ariko hari undi muntu uvuga ati yo actually this is the truth and we should just acknowledge the truth then move on to better things. Urumva ni nacyo kintu ibyo bintu bitatu nakuyemo ngiye ntabwo abantu nyine bahita bavuga ati iyo ari kumbwira ngo we ngira boro ngo isibe nta kintu zigera nsiba man nta kintu kimwe zigera nsiba man nawe ugenda usibe man nawe wisibe nta kintu kimwe yigeze nsiba man sinigeze ntuka mama nimba nagushinuriza uri umuniga nitunahura nzongera mushinurize man nuza nawe ubugoryi nzongera mushinurize nta mpamvu yo kuza ntabwo ushaka kumenyerana n'aba G ntabwo ushaka kumenyerana n'aba Beach nta n'umwe ushaka kumenyerana nawe ndashaka gukora ibyanjye nimba uri umuntu w'umugabo tugahuza ukaba uri umuntu w'umugabo wizi ko uri umuntu w'umugabo then you know what to do urabizi ko tugomba kubahana nimba mwubashye nawe uranyubaha ibyabaye byose uburyo twagiye duhemukirana tudekunana mva ko ari butini buri wese ubu ngubu ari good utari good nyine ubwo ngubu uri ahandi hantu ndi neza ikiduza nuko turi neza nushaka ko bimera nabi ntabwo uzongera kumbona ntabwo wambona ikikubabaza cyose nawe ugenda kuri YouTube uvuga cyangwa se ukora ibyawe ugenda uvuga. That's true man. Ariko ku rundi ruhande nyine uko bivuze nibyo sawa wowe uvuga ikintu nyacyo kandi burya iyo uri kwitandukanya na level utarimo na level utarurimo benshi ntago bafata neza baravuga iyo sign yo guhinduka y'impinduka yo gufata umwanzuro ugahinduka kuko njyewe nagiye mbona profit muri ibyo bintu byose nari ndikubwira abo nagiye nitandukanya nabo cyangwa level nagiye mvaho nkajya kuyindi nkavuga ati njye reka mfata ino ntambwe wowe waraca hano nagiye mbona ibyiza nagiye mbona advantages ntabwo waburamo ibibi amakrize ariko krize aho kugira ngo njyewe ndahurize uri mu mamana bigera muri leta najya kugira krize yanjye nagira umuntu ubimenya amana iyo witandukanye n'abantu ugenda ubona impinduka ugenda ubona ingaruka nziza man profit kubera ko for me maze igihe kirekire